ubu nje kuvunira mu mavi. Uje kuvunira mu bikomeye. Bande uje kuvunira mu mavi. Hari abibwiraga ko batangiye kundengaho. Ariko abonje kubereka ko n'ubundi tu bakiri harya hasi. Umusaza wari umusaza bro. Umenye ko ntarutugo ngo rukora ngo rusumbe ijosi. Tuza ariko uracyari muto kuri iki. Oya. Ibikorwa birivugira. Maze okay. Nonda naciye mu ijambo Yes, reka nizere ko mumeze neza cyane, reka nizere ko abantu bakurikiye Tas TV show ibintu bya sari trebye. Nkuko mubibona rero muri studio za Tas TV show turi kumwe n'abasore kabisa babiri bameze neza cyane. Urabona ko hariya uri ku ruhande afite amashyushyu yo kuvuga, ngira ngo uyu munsi kuko hagiye gushya ni byinshi rero byitezwe, ariko buriya reka buri umwe wese yivuge ku ruhande rwe. Atubwire se ubundi ni muntu ki, ninde? Karibuni basaza. Hene yela muramuzi, Hene comedian wigarukiye. Bamwita Hene comedian akaba yigarukiye. So ku ruhande rwe ariko ndi kubonaho n'undi mutipe nawe, reka yivuge abwira kuri Tas TV show. Ndabasohoje, nitwa Focus. Abenshi ntago bamenyereye cyane, ariko agira ngo benshi muri iyi minsi bagiye kugira neza cyane umunsi ku wundi. Wenda ibindi bibasobanurira nyuma yaho. Bamwita Focus n'umuntu bita Hene comedian. So ngira ngo rero nkuko mubizi ikiganiro bakita The Creator Show Time. Muri The Creator Show Time murabizi tuba twabamanukiye mu bigendanye na entertainment, mu bantu bagiye bafite impano zitandukanye. Murabizi ni nk'ibisanzwe. So Hene yola arumaze iminsi tutakubona. Nakasi kenshi ku zindi mande nyine tu. None se muri iyi minsi utatubeshya waruherereye mu biki kwere? Muri iyi minsi nasaga nkaho nari muri iki gihugu. Nago nari mpari arutundi tu business umuntu abagiye arimo ku mande. Ni kenshi abakunzi bawe bagiye babaza Hene ko tutamuheruka, Hene comedian byagenze bite, ko twakuna kumubona kuri Tas TV show. Abantu benshi tubaza ngo byagenze bite, ariko nyine tukaba dutuje natwe. Nibwo tukikubona hanze, ariko byari amahoro kabisa. Ibintu na amahoro, nta kibazo na kimwe gihari. Naje noneho hagiye gushya koko. Hagiye gushya koko. Harashya. Reka twigarukire kuri Focus. Focus amakuru iki mu busanzwe? Amakuru ni meza, urebye nta kibazo usibye nyine ibibazo by'inkorora namwe murabizi. Ubuzima bwa buri munsi umuntu agenda ahura n'utubazo twa hato na hato, umuntu aba atiteguye. Birumvikana cyane. Okay, Focus ubundi mu busanzwe ni muntu ki? Focus mu busanzwe ni umuntu, ni umusore umukozi wubaha Imana, usabana na buri muntu wese. Wenda wa mugani natwe muri Tas TV show turasenga, twubaha Imana. Hene bavuze gusenga mbona urasetse. Wowe ntago ujya usenga? Imana buranda yubaha. Buriya umuntu avuze nyine ngo arasenga binshimisha kurushaho. Wenda okay ntacyo Hene. Wenda twihanganire kuba tubise tubifatiraho, ariko n'ubundi Uwiteka ni uyobora byose, ni ugenga byose, ndetse ni nawe utuma duhumeka. Ubu akanya kuba turi kumwe no kubera Uwiteka yabipanze. So reka wenda mbere ko tunatangira n'ikiganiro kirambuye, Hene dusengere. Byo ni ibintu byoroshye, twubaha Imana dusenga. Imana ikomeye, Imana igira neza. Turagushimye muri aka kanya, tugushimiye uburinzi bwawe udahwema kudushyiraho. Abamarayika bawe baze babane natwe muri iki gihe tugiyemo. Ngwino mwa Imana utugarure ubwenge, utugarure ku rufatiro, wirengagize ibyaha n'ibicumuro tugira turi muri iyi si. Udukureho imivumo mibi mu izina rya Yesu. Komeza utwagure rero tugendere, kuko nawe uhwanye nawe. Buri kimwe n'icyo ushaka kitube nk'uko bishaka byose, mbigusabye nizeye izina ryawe Yesu. Amen. Amen. Okay, good.
ya ni Tasi TV show nk'ibisanzwe murabizi tuba twabamanukiye kabisa hene yalla nk'umukomediye wujuje ibyangombwa muri iyi minsi noneho turakubonye utuzaniye iki ahubwo noneho banze nyine mu buryo bw'ibyana noneho bibe maso bibe maso ubu nakazi igihe kirageze ngo akazi gakorwe burya cyagiye Irya yari imirabyo inkuba zari zitaraza ubu inkuba ziraje rero uretse gato niba ntumvisha mvuze ibyana ibihe ubwo ushaka kuvuga ibihe byana umupeti wari wese wimvamo impano nibyo nari mvuze agize ngo nahandi agongesheje buriya twari kubisubiramo neza narabahagurukiye muri iyi minsi ntabwo bakubwiye nanjye ntivugiye abana bafite impano aho ni sawa ariko byo wamugana imbere ko tunajya kure hene uwo muntu yitwa Focus ariko yakomeje kutubwira ngo araza kutubwira byinshi birenzeho nareka tumugaruke wa mugani Focus ubundi ni muntu ki mu busanzwe se Focus muri entertainment ari kudutegurira iki Focus amaze igihe kinini cyane akorana n'ibintu bijyanye n'amafilime n'iki mu kwandika mu gutegura mu kuyobora abakinnyi mu gutraininga abakinnyi mu gufata amatara bya ni namwe mutayobewe ora cameraman ni ubizi neza cameraman ntago akorosho gukora akazi ari wenyine abakinnyi n'abandi bamanika amatara hejuru gutya ati murika neza bandebesha kwa kuduhindura umuntu y'igikaranka ukamuhindura inzobe ntihaga ibintu biba byoroshye buriya so ni ikintu maze igihe kinini cyane mu guterera itara nshobora kuba maze nk'imyaka 6 nterura itara nterura abandi bantu ako ntagaragara imbere ya kamera birumvikana so ibyo bintu rero nanjye nagize mbishyaka ndavuga ni ngomba gutegura filime zanjye nanjye ubwanjye nk'umuntu nkazandika ubu ndandika nkategura nyine ntabwo ari ibintu biba byoroshye ariko ku rundi ruhande ariko nyine turagerageza cyane cyane ko muri iyi minsi hari akantu niyeguriye numvishe uyu musore yavuze kandi muri ibyo bintu nabyo birimo ako kantu niba atari ibanga nta gakiga tumeze gute tubwireho muri makeya nk'umuntu ukurikiranye Tasi TV show amenye se ngo umuntu witwa Focus arimo aradutegurira gaki muri iyi minsi Focus muri iyi minsi amaze ategura ni nka filime nayita filime ariko ni ubuzima bwa buri munsi ducamo kitwa urukiko rw'icyaro ni akantu kameze neza cyane urukiko rw'icyaro ubwo abandi b'ibyaha biyumvise batangiye kurabya indimi nawe bareba so komeza nyine twikomereze ni ukuvuga ngo umuntu wese itegeko rizagonga nyine muri icyo gitabo nateguye ko n'igitabo cyose gikubiyemo ni ibintu byinshi cyane ko n'ikindi cyongeyeho twa tuntu two mu cyaro tumeze neza tumwe twakira avuga ati se tukumbuye za filime za gakondo iki mazu ya gakondo ati se ushobora kutubonera inzu z'ibyatsi ibintu nk'ibyo ngibyo ko njya mpura n'abantu bakabimbaza ngo za filime za kera ngo twarega ngo harimo ngo utuzu tw'ibyatsi ngiki ibyo byo nayibazaniye rero ko ndategura kandi nizera ko mfitemo ubushake n'ubushobozi nizere ko abakurikirana Tasi TV show bashonje bahishiwe ku tuntu Focus agiye kutuzanira Focus buri mu principal uri acteur principal cyangwa se ndari undi muntu uri hejuru yawe ninjye ntegura kandi nishyiramo kwanza njyewe Nyundo mwumva wowe Nyundo bavuze nariteguriye Nyundo ntabwo muri gukirana niyo mpamvu nyinjira nabonye ibintu by'ibibaga burasinze n'ibiparitsemo asanga n'ibyo binyundo nyine reka twikomereze ushobora kuba ari umufundi nyine ushobora kuba ari umufundi gusa icyo nzi cyo nanjye ubwanjye rwose aho nicaye ahangaha
nzi neza ko Focus nanjye ubu ndamwiteguye kuko abantu uretse nanjye n'undi wese aba yikandagira. nabahagurukiye kabisa. Ni za ngingo zizajya zigufata kabisa. Ku rundi ruhande ntakibyana na nyine izo nyundo zijye zinashyiramo imiyaga. Erega buriya abafundi bose sikuba hari n'ababa barabanje kuba bayede, ariko si wowe mvuze nyine. Nshatse kuvuga ko ndi umufundi se. Umuntu urumva nyine niba ari nyundo kabaye. Ese nta nyundo w'umukanisho waba uzi? Birashoboka nyine, nanjye nta kindi narengejeho. Okay, reka twikomereze na entertainment nk'ibisanzwe. Nge mwumva ni za Openge the creator w'i Rwanda, the creator w'Imana. Ndi kumwe n'umuntu bita Hene ndetse na Nyundo aka Focus aka Kanyundo. Nese basaza. Entertainment rero wenda hari ikibazo nshaka kwibariza gatoye. Wenda tuvuge nka Nyundo, iyo urebye entertainment yo mu Rwanda ubona gute? Entertainment ushobora kuvuga yenda entertainment nk'umuhanzi cyangwa se nk'abakteri abaki. Wenda reka twigarukire ku mpande zacu. Urabona mu bya sinema, bya filime, ya comedy, ibintu nk'ibyo mubibona mutemwe, mubona bifitiye intera runaka cyangwa se mubona biri ku ruhe rwego? So ku ruhande rwacu ni ibintu ntabwo biba byoroshye pe. Ni ibintu udashaka kuvuga uti wenda runaka andenzeho, ko icyo kintu njya nkunda kukibwira abantu kenshi cyane. Nta muntu uri hejuru y'undi, ahubwo wowe uzamutse ufite ubuhe bushake n'ubushobozi buhe. So ni ukuvuga ngo ngiye nk'igihe wenda naba maze ndeba sinema nyarwanda, hari nk'umuntu uza agahitinga nk'umwaka umwe cyangwa se agahitinga amezi, urugero nka Hene. Enda ntabwe ko mukomye Mbabarire. Hene ni umuntu wagacishijeho mu minsi yashize, ariko yego wenda ibintu by'akazi burya ntaka ni akazi. Mu gihe utarumva ko komedi ari akazi, nta kintu yakugezaho. Hari benshi tuje tubona batangiye kera gukina amafilime, gukina amakomedi, na nisa bagifite ibendera ya komedi. So niyo mpamvu nanjye nahagurutse nkavuga nti rero nanjye ngomba kujya muri umwe muri abo, nkazamura na babandi babuze nkabashaka. Ubu Hene mu kuye Sudan niho yaragiye gushaka niba ngari essence niba ari iki, niho namukuye. So namubazaniye kugira ngo ubu muri iyi minsi tugiye gukora akazi gakomeye cyane. Ntabwo dushaka gusigara hasi. Ko hari abana bari kuzamuka muri iyi minsi, umwana akabona video ebyiri eshatu akagukomoka avuga ati sinye nabagaye cyane nkuko nabwiye ngiye maze imyaka 6 ntero litara negura film nkandika ibintu byose nkakinamo, ariko ibintu bidafite gahunda. Nawe urabizi gusa kuri inshuro niteguriye akanje kanyako ngomba kugaragaramo umunsi ku wundi, umuntu wese yakisangamo. Yego. Okay, reka tubitege neza, reka tubitege mu minsi mike ko mugiye kongera mukadutwika. Hene nakubeshya, ariko uri umuntu ari nkumbuye musaza. Nanjye nari mbakumbuye cyane. Mujama nyine hari akantu ke kagena n'izo nyundo nabonye karankoma nyine ndebye uburyo amezemo, ndavuga ati none ubu karabaye. Nibyo nari ndimo nyine nako kari akazi. Kandi n'ubundi imizigo yo umva, imizigo ibihari. Ntugire ngo nubwo nagiye iby'akazi ka komedi narakaretse. Icyo bita gukoma, kuvunira mu mavi. Hari igihe utuza nyine abantu ugasa nkaho bahisha, bakagira ya matsiko yo gushaka. Noneho hari igihe ugaruka ukazuje. Ubu nje kuvunira mu mavi. Bikomeye. Bande uje kuvunira mu mavi. Hari abibwiraga ko
batangiye kundengaho ariko abonje kubereka ko n'ubundi tu bakiri harya hasi umusaza wari umusaza kumenye ko nta rutugu ngo rukura ngo rusumbe ijosi tuzi ariko uracyari muto kuri iki oya ibikorwa birivugira maze okay none naciye mu ijambo zeta nagira ngo nyibwire igihe waba umaze kuri social media nanjye natangiye kera nanjye nkora umuziki mbona ntabwo bivamo muri covid itangira uko tumenya umwaka n'igihe maze 2019 mu kwezi kwa gatatu nibwo nagiye imbere ya kamera none mvuga ngo nanjye mbaye umwakiteri ariko icyo gihe nyine ntabwo nakoreshaga hene benshi banzi ku mazina menshi hari Bosiko hari Keve hari n'ayandi menshi hari Myasiro hari Habimana ibyo bivugana naje rero kureba nyine mbona kugenda njaraja mu mazina menshi ni ibintu bituma n'umuntu atamenyekana ngo umuntu amenye yagushakira kuri he zina so mitamo kuza ndi hene comedian nk'icyamamara wiyiziye nyine barabizi kandi nawe urabizi ntiwigize nkana ndabizi niyo mpamvu rero gushaka ubu tugiye gutwika rero reka dutwike kabisa ko bimeze ora kabisa ikibuga mu mwaki ibyo by'ukuri gusa ni nacyo cya mbere ese wenda reka mbibareza akabazo gatoya mukuri ubona ari nk'izihe ngufu umuntu aba akeneye muri ibintu bya entertainment kugira ngo atere imbere muri rusange so ingufu za mbere muri entertainment cya mbere ni umwanya n'ubushake cya kabiri ni amafaranga hanyuma se mubona ni nk'iki mwabwira abantu bafata nyine ibintu nk'ibi nk'atari akazi bakumva umuntu ubikorana imburamukoro ya nyine ni ibintu biraho sinzi wenda hari abantu benshi baba bagifite imyumvire imeze gutyo iteye gutyo ariko hari n'abagira kugenda basobanuka ni nk'iki wabwira umuntu ugitekereza gutyo abantu barahari hari n'abaduca intege cyane nkanjye ubwanjye igihe maze nk'ibikomo kambere najyaga mva mu rugo ntanataha bakanankubita banjye nagiye guterura itara rya kameramani atari bunamembe gusa ariko kwirebera gati wenda nanjye isaha n'isaha nzatwika tu nsubira mu rugo nkakubitwa ati ibyo bintu wagiyemo n'uburara ni iki ariko isaha ni wenda n'ababeshyi ikote nkoresha ni papa warimpaye igikapu nkoresha ni papa wakimpaye inyundo nkoresha niwe wayimpaye so ibindi wenda ni nta kintu mfite njyewe ubwanjye niguriye mu bintu nkoresha mu rukiko rwo mu cyaro ubwo rero tumenye intera umuntu aba agezeho uvuga ati buri muntu ngewe iyi niyo nkunga yanjye iyi niyo nkunga yanjye iyi niyo nkunga yanjye iki cyonyine kimpa imbaraga nkavuga nti nanjye ngomba kuzamuka abantu banteye inkunga ntabwo nzabasebya umuntu wese wumva ko ibintu bya entertainment ari uburara cyangwa se ari imburamukoro aribeshya cyane ko bitunze benshi hari benshi nzi bikijije niyo mpamvu nanjye navuze ni ngomba kujoininga entertainment so tugakomereza aho ngaho wese birumvikana mbere mbere ko dusoza agira akantu ubwira abafana bawe cyo navuga cyo n'ubundi ni bya bindi ni ukuvuga ndabakumbuye ndabakunda nimuhwema kunshyigikira kandi nanjye imizigo ngomba kuyibaha icyo nakomeza kubasaba cyo ni ugukomeza ugakurikirana hene comedian murabona noneho twabazaniye n'ikindi cyamama uyu wagiye kubakoma bya bindi mwigiraga wowe wanzanye cyangwa ninjye wakuze nako wanzanye ariko nyine turabamenyesha ko nyine
ikintu cya mbere kituzanye ni akazi, namwe mudukunde nkuko tubakunda. Ikindi mukomeze gukanda kuri kaka, mukomeze gusharinga, mudufashe, ntabwo twebwe ntacyo twakwigezaho. Subscribe, share and comment, mubikore cyane kabisa. Mutwitege, amatsiko ni menshi turayababitisha. Wenda na Focus aka Kanyundo mu rukiko rwo mu cyaro agiye kudutwikira, naye nagira ikintu abwira abakurikirana Stars TV show mbere yuko dusoza. Icyo nababwira ni ugukurikirana show kuri Stars TV show, so tubabikiye ibintu byinshi cyane nkuko nawe yabwiye mu bushize. Wenda baravuze se baratubeshye kwa kwikina kw'abasore bubu, ariko buri ibintu byitwa show bisaba gutegura wanjye ko maze igihe ntegura, kimwe nuko twahuyemo n'uburwayi ngewe na producer twarwaye ko niba wanje kurwara, nyuma yaho naye ndafatwa. Gusa nyine ubu twagarutse inyama, urabona ko imibiri twareba duhagaze neza kabisa. So nuko producer ari inyuma, ariko we nawe ameze neza kabisa. Abamuzi baramuzi. Muri iyi minsi turi kwihata ikintu cyitwa imirire, duhagaze neza kabisa. Nabo barabibona, ubusa barabona yari amabere. Duhagaze neza ebana kabisa. Ni ukuvuga ngo ndabashimiye, kandi n'abakurikirana Stars TV show ndabakunda cyane. Mukomeze mudukurikirane, iterankunga nicyo cya mbere, ni kwa kutureba, kwa gukora subscribe, kwa gusharinga, like, comment. Ndiyo terankunga rya mbere twabasaba. Wenda nibwo umufuka bya bihagaze nabi, ariko icyo cyonyine bizacamo. Icyo cyonyine cyo nizeye ko muzagikora tu. Murakoze. Ati ihangane bizacamo, kandi koko buriya ni nabyo ewan byose n'uwite kubigena. So ikiganiro ni nk'ibisanzwe, ni The Creator Show time. Hano mubona abasore bari yicaye ni muri studio za Stars TV show. Biganiro byacu nakagaruka, nkushimira wakoze subscribe, ukiyandikisha nk'umunyamuryango, ndabigushimiye cyane. Nawe warebye iki kiganiro n'ukuri ndagushimiye cyane, nawe utaha. Ciao.